tubahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira yaba abadukurikira kuri Africa Series Domain aho tunyuze ibicuruzwa na serivisi byose umuntu aba akeneye kuba yagurisha cyangwa se yanagura ku bakiriya baba bikeneye. Tuhanyuza rero amaserivisi software atandukanye, application atandukanye n'uburyo yagufashamo mu bucuruzi bwawe, ndetse kandi tuhanyuza ibicuruzwa bigiye bitandukanye ku buryo nawe ukeneye kugira icyo ugura cyangwa ukeneye serivisi y'ikoranabuhanga yose wayitugezaho. Hanyuma kuri Entrepreneur Training College ni igice kindi tunyuzaho amasomo abajyanye no kwihangira umurimo ndetse n'ikoranabuhanga. Muri aka kanya rero nk'uko mubibona muri rusange tugiye kubagezaho uburyo bugera muri butatu bwose uburyo wafunguramo Microsoft Word. Wowe urimo gutangira kwiga mudasobwa cyangwa se wowe ushaka kumenya ubumenyi butandukanye bujyanye no gukoresha mudasobwa, urabona ko mudasobwa yabaye ubuzima bwacu bwa buri munsi kuko niyo dusigaye dukoresha ibintu byose muri rusange. Nakubwira ko wakora subscribe kugira ngo amasomo yose ugenda tunyuza hano ugende uyabona kandi uyabonere ku gihe, kuko aya masomo ni ingenzi mu masomo agufasha. Ariko nanone reka tukwibutse amwe mu mahugurwa dutanga online. Ukeneye kwiga gukora ibyapa n'amadesign atandukanye, amarogo ndetse n'ama-invitation ndetse n'izindi brand zitandukanye, ndetse ukaba ukeneye no kuba wamenya gukora create content zitandukanye zikoreshwa muri media mu bitangazamakuru bitandukanye. Dufite amahugurwa twita digital branding and media production. Hanyuma kandi ukeneye gukora ama website muri rusange atandukanye, nayo ayo mahugurwa turayaguha online. Hanyuma ayijyana mahugurwa dutanga no gukora software na app development, andi mahugurwa no gukora robotics and drone, ndetse kandi andi mahugurwa dutanga najyanye na peace and digital business transformation. Hari amahugurwa ukeneye muri aya ngaya tukubwiye rero yo ni karibu twayaguha muri rusange. Turakwibutsa ko ukeneye kugura ibicuruzwa na serivisi zose zitandukanye, ntiwibagire gukora subscribe nanone kuri African Series Domain, kandi no gukoresha website yacu kugira ngo ubashe kugura no kugurisha ibyo ufite. Ntabwo bikiri ngombwa ko ujya mu isoko usibye kuri African Series Domain. Icyo usabwa rero ni ukutwandikira kuri 0788106339, ubundi hasigaye ukaduha ibicuruzwa byawe na serivisi utanga, ubundi tukabigushyira kuri platform zacu, ukajya ubona abakiriya batandukanye b'ibyo ukora. Ariko nawe ndagusaba kugira ngo wige ikoranabuhanga. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kukugezaho uburyo butatu wafunguramo Microsoft Word. Birashoboka ko waba uri umunyeshuri, birashoboka ko waba ukuze, birashoboka ko waba uri gukora mu kazi gatandukanye. Ubumenyi bwo gukoresha ikoranabuhanga bwo twese buratureba, aho twaba dukora hariko hose, ibyo twaba tuba ibyo ari byo byose, ikoranabuhanga twese riratureba. Niyo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo tujye tubagezaho amasomo agufasha kumenya ikoranabuhanga rigiye ritandukanye. Hanyuma rero tutabatindiye, Microsoft Word ni uburyo buzwi twese dukoresha, abakoresha telefone, abakoresha laptop ndetse n'amadesktop. Ni uburyo bumenyerewe bw'uburyo bufasha ukoresha computer cyangwa se laptop kubasha kugira inyandiko akora, kuzihindura ibyo akeneye kuzihinduramo, akaziha ishusho ashaka, kandi noneho akaba yanakora raporo zitandukanye, ndetse akaba wanakora n'ama-CV atandukanye. Byose turimo kuvuga muri aka kanya tubikora ukoresheje Microsoft Word, ubundi ibintu bikaba bigenze neza. Rero hari uburyo bwa mbere dukora, dufungura Microsoft Word muri mudasobwa yacu, ni nabwo tugiye kwibandaho. Ni uburyo butatu, ariko ubwa mbere ni uko kuri Microsoft Word
muri Microsoft Word hari uburyo bwa mbere dukoresha twifashishije menu. Murabona iki gishushanyo kiri hano, muri rusange rwose urakibona. Ni igishushanyo kitugaragariza hano hari agafresh. Igishushanyo hano kiri iburyo, hano handitse start, ariko hepfo yaho hano hari aka curseur gahari kanditseho kano kariho start. Iyi ni logo ya Microsoft, ariko ni start muri rusange niyo tuba turimo tuvuga. Iyi start rero niyo twita start menu. Kuri mudasobwa yawe aho urayirebera ibumoso bwawe mu nguni yo hasi muri mudasobwa yawe. Yaho niho start iba. Muri rusange aho start iba, icyo ukora ni ukuyikirikaho. Wamara kuyikirikaho ugahita ubona porogaramu nyinshi. Izo porogaramu nyinshi rero urascrollinga cyangwa uragenda umanura mpaka kugera ugeze kuri Word 2016 niko iba yanditse, ariko ishobora no kuzahinduka bitewe n'impamvu. Hanyuma iyo umaze kuyigeraho rero uhita uyikirikaho iyo Word, hanyuma iyo Word iguha urupapuro rwitwa blank page. Blank page ni urupapuro ruba ruri vierge. Blank document ni urupapuro ruba ruri vierge. Hanyuma urwo rupapuro urukirikamo. Wamara kurukirikamo, ni urupapuro ruba rubanza iyo ukimara kuyifungura rwitwa blank document cyangwa se ni blank page ko wabyita. Ni urupapuro ruba ruriho ubusa, ni narwo ruba rubanza. Hanyuma urwo rupapuro urukirikaho. Wamara kurukirikaho ubundi ugahita ufungura Microsoft Word ukaba uyigezemo. Muri rusange rero uburyo bwa kabiri ushobora kuba wakoresha kuba ufungura Microsoft Word ni uburyo bwo kwifashisha search bar. Search bar rero ni umurongo uba uri ni bare iba iri hafi ya start menu. Urabona ko hano kuri iki gishushanyo cyacu handitse type here to search. Bivuga ngo wandikamo software ya Microsoft Word, hanyuma Word 2016 uhita ubona kuri screen yawe. Iyo umaze kuyibona kuri screen yawe uyikirikamo. Wamara kuyikirikamo ubundi ukabona ya blank document cyangwa se blank page. Hanyuma urupapuro ruriviye rudafite ikintu rwanditseho na gitoya, ubundi ukarukirikaho, ubundi ukaba winjiye muri Microsoft Word. Hanyuma ubundi buryo bwa gatatu twabateguriye muri iri somo ni ugukoresha shortcut. Shortcut rero ushobora ukoresheje mudasobwa yawe ni ugukanda kuri Windows. Windows rero ni ka start wahereyeho turimo kuvuga start menu. Ni ya start menu iri hano kuri computer mu matushe dufite ya computer. Start menu nayo iri mu matushe yegeranye na alt ndetse na function kuri no ruhande rw'ibumoso hafi ya backspace. Ni ukuvuga ngo rero muri rusange niho iherereye. Iyo rero umaze kuyikandaho ukanda kuri iyo Windows. Windows umaze kuyikandaho ukanda icyarimwe kuri R. Kuri R iyi search bar izamo hari amagambo azamo. Ayo magambo azamo rero uhita wandikamo ijambo ryitwa Wined Word. Ni ijambo ryanditsemo ayo magambo abarimo. Ubwo ni ukuvuga ngo usa nkaho uyasibye, weho wandikamo iri jambo ryitwa Wined Word. Iyi Wined Word umaze kuyandikamo rero muri mudasobwa yawe ukora hano kuri OK. Hanyuma computer igahita ikujyana kwa cya gice cya blank page cyangwa se blank document cyangwa se urupapuro rudafite icyo rwanditseho. Hanyuma urwo rupapuro rudafite icyo rwanditseho
ukarukirikamo ukaba winjiye muri Microsoft Word. Ubwo rero mu isomo ry'ubutaha tuzaza tubigisha uburyo bwo kwandikamo muri rusange muri Microsoft Word. Ese wakandikamo gute muri rusange, ese ibyibanze wamenya kuri Microsoft Word byose tuzabibabwira, hanyuma dukurikizeho Microsoft Excel, hanyuma dukurikizeho Microsoft PowerPoint, ubundi ahasigaye tubone kuzinjira mu yandi masomo ari hejuru y'izo Microsoft eshatu: Microsoft Word, Excel na PowerPoint. Ubundi tuzagende tujya no mu madizayini n'uburyo bwo gukoresha yani software atandukanye, nk'uko isomo ryacu ryabanje twabibasobanuriye buri terms yose uko yabanje. Rero reba amasomo yose tugenda dushyira hano azagufasha mu buzima busanzwe mu gukoresha ikoranabuhanga ndetse no kwihangira imirimo. Tukwibutsa ko tubagezaho amahugurwa atandukanye, ariko by'umwihariko ushaka certificate, hari amahugurwa dutanga ajyanye na digital branding and media production, website designing and development, software and app development, robotics and drone, peace and digital business transformation. Aya mahugurwa rero uramutse ufite isomo ushaka kwihuguramo yose najyanye no gukoresha ikoranabuhanga kandi mu buryo buri advanced cyangwa se mu buryo bwisumbuyeho, muri rusange icyo wakora ni ukutwandikira kuri 0788910639, ubundi ahasigaye ukabasha kubona aya mahugurwa. Ikindi rero ugomba kumenya nuko kuri African Deals Domain uhasanga ibicuruzwa byose na serivisi zose zitangwa. Uramutse kugira icyo wahaha rwose tukubwira ko kuri African Deals Domain byose bihari, kandi nawe ukeneye ko tugucururiza rwose nawe iyandikishe, kandi mwibuke gukora subscribe kuri African Deals Domain ndetse no kuri Entrepreneur Training College kugira ngo amasomo n'ibiganiro byose na product tuba tubagezaho zose zibashe kubagereraho igihe. Mukomeze mugubwe neza, bongere dusubire mu masomo ndetse n'ibicuruzwa turimo kugenda tubagezaho mu kanya kari imbere.